ni amasaha make asigaye kugira ngo iyi nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe itangire mu Rwanda. Ubu ugeze mu mujyi wa Kigali haragaragara impinduka zidasanzwe zirimo amabendera y'ibihugu bizitabira iyi nama. Imihanda mishya n'amasangano y'imihanda yamaze gutunganywa. Ibintu abatuye Kigali bavuga ko byongereye ubwiza bw'umujyi. Nari mvuye Kimironko nyinje hano mu mujyi. Mbere na mbere ngeze kwa Lando nangira kubona amadarapo y'ibihugu byose nyine bizitabira iyi nama. Ngeze na hano peage mbona drapo, ngeze na hano kuri rond-point mu mujyi naho mbonye amadarapo. Ibintu biragaragara neza cyane, ababireba nyine bakomeze bashiremo imbaraga. Natwe abaturage nyine no kushiramo imbaraga, ariko cyane cyane ndavuga protocole y'inama. Ako ngeze Kigali sanga ngiye byantangaje, ngeze muri no rond-point mbona amadarapo birancubira. Bitsa kubaza abantu barabwira ati ngo hari inama y'ibihugu ije ishobora kubazahabira, niyo mpamvu bagenda bakora kwizanuza amadarapo bashyira around ya Kigali yo ku mujyi. Noneho je uko nahacaga mbere wenda njya ku ishuri nk'ubu hasanzwe uko hifashe, nsanga kabisa Kigali kugenda itera imbere mu buryo bwihuse cyane. Ntabwo izi mpinduka zitangaza gusa Abanyarwanda, kuko n'abanyamahanga ubu bamaze kugera mu Rwanda bavuga ko u Rwanda rumaze gutera imbere mu buryo butangaje. Ibi babihera no ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda rwanyuzemo, ariko ubu rukaba rufite umutekano usesuye. Rwanda is a good country. U Rwanda ni igihugu cyiza. Nyuma ya Jenoside abantu batekerezaga ko u Rwanda rutazongera kubaho, ariko biratangaje, u Rwanda rwateye imbere mu gihe gito. Noneho urebye uburyo abagore bahagarariwe birashimishije. Mu nteko ishinga amategeko ahafatirwa ibyemezo abagore ni 60%. U Rwanda rurakora neza. In cabinet are women, so you can see Rwanda is doing very well. The country itself has really changed. Igihugu bwacyo cyarahindutse pe. Ntekereza ko ari discipline Perezida Kagame yashyize muri iki gihugu. Ibintu byazanye itandukaniro. Ahantu hose harasa neza, umuntu wese arabibona uburyo u Rwanda rusa neza. Nta muntu upfa kujugunya aho abonye hose impapuro. N'uburyo abantu bagerageza gushyira ibintu ku murongo no kugira discipline. Rwanda is how people do not throw papers and how people try to be very organized and very disciplined. Iyi ni imwe mu mihanda imaze kuzura hano mu mujyi wa Kigali. Ibintu nanone abanyamahanga bamaze kugera hano mu Rwanda baje kwitabira inama ya African Union bavuga ko yahinduye isura y'igihugu ikarushaho kuba nziza. Bitewe n'uburemere bw'iyi nama biteganyijwe ko imwe muri iyi mihanda izaba ifunzwe mu gihe imirimo y'iyi nama izaba ikomeje. Abaturage bakaba basabwa kubahiriza izi mpinduka z'igihe gitoya kuko bigamije kunoza imigendekere myiza y'iyi nama. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.